umurongo wa 15 kugera kuri 23. Nicyo gituma nanjye maze kumva uburyo mwizera umwami Yesu mugakunda abera bose, mbashimira Imana urudaca nkabasabira uko nsenze, kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro, abahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume muyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye, mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyizaraga bera, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga zayo butagira akagero, iziha twebwe abizeye, nk'uko imbaraga z'ububasha bwayo bukomeye ziri, izo yakoreye muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamwicaza iburyo bwayo ahantu ho mu ijuru, imushyize hejuru y'ubutware bwose n'ubushobozi bwose n'imbaraga zose n'ubwami bwose n'izina ryose rivugwa, uretse muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza. Kandi yamuhaye gutwara byose, ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha itorero ngo abe umutwe waryo usumba byose, naryo ribe umubiri we ushyitse kandi ushyikirwamo na byose. Amen, haleluya. Tugiye gusoza bene data. Ejo bundi hari umuntu wese kuri WhatsApp yanjye, hari ishusho yari ihari y'umudamu, abangu iyi shusho uyohereza abantu 20, ngo nutabikora urahita upfa, ngo kubera yuko ngo umuntu ministre wa hehe ngo yarabisuzuguye, ngo ava kukazi, ngo umwana warapfa, ngo nundi yarabikoze baramwohereje ntiyayohereza ava ku kazi, abavuga ibiro abantu bakomeye hirya no hino babikoze ndabwo rero mbidaza yo ndamubwiye ndamusubiza, twebwe rero twizeye Yesu Kristo wazutse, Imana data na Yesu n'umwuka we bari mu mitima yacu, twe twizera Yesu wazutse muzima, ntago dutinya aya mayimaje aya mashusho. Urumva impamvu nayo mubwiye mfite confidence nuko Imana yari yangiriye ubuntu nkasobanukirwa neza Yesu ko ari muzima. Haleluya. Ko umwana wanjye rwose acyari muzima, nta kazi ndavaho, na madame ari muzima kandi nta n'umuntu ayohereje. Haleluya. Kubera ko hari ibintu abantu batinya, kubera ko bataramenya Yesu ko ari muzima. Bene data, umunsi umwe nagize ikibazo, nawe ntawe utagira ibibazo bikomeye hirya no hino mu buzima n'iki byose, ariko kubera ko twazaga ko Yesu ari muzima kandi afite imbaraga, nkagihungira mu gusenga, nubwo mbabaye, nubwo haba ari ibibazo, niba ari nkahungira mu gusenga, kandi eventually Yesu akabikemura. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu rero ni muzima. Noneho Paulo yarabaza abakristo, aravuga ati abakristo ubundi ni abantu b'Imana. Haleluya. Arababwira, mwebwe urukundo rwanyu rwahebuje, mwize Yesu Kristo, murabera. Arababwira amazina yanyu yanditse mu gitabo cy'ubugingo, mwahisha na Kristo mu Mana, yarabazuye. Arababwira kabisa bashyira hari. Imana ishimwe cyane. Kandi ntabwo yabeshye, uko niko turi. Amen. Niko abafeso bari kubera ko bari barizeye Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Identity byahise bihinduka, kamere yabo yarahindutse, baba abana b'Imana. Ariko kubera ko wa mwazi twavugaga arangira kabebera, agashaka kubuza abantu kwizera ko Yesu Kristo ari muzima, cyangwa bakabyizera mu bintu by'inyuguti, bakabyakira gusa nk'idini, cyangwa bakabyakira nk'ibintu by'umuco, bakabyandika nk'ibintu bisanzwe, ibintu umuntu asoma mu kinyamakuru akabitekereza akabimenya. Sibyo? No, ugasanga barabizi, barabisomye, ariko babizi nk'ibintu bisa nk'wasomwa ikinyamakuru. Ibinyamakuru bisigaye bihari nibihe imvaho, tuvuga mwasoma nk'imvaho gutya gutya, akabisoma akamenya makuru Yesu yarazutse, bakajya no muri Isirayeli, ati ubundi yara kujyaho ni byiza, ariko ntabwo ari byiza. Ubundi bari baramushinguye hano, umusaraba wari uri hariya, ahangaha yahanyujije, yahagiye n'amaguru, hahandi yagaburiye abantu 5,000 ni hariya. No, bakamenya makuru yose, bakamenya neza, ariko babimenye mu bitekerezo, hayo hazi ikintu gikomeye kibakanga, bagahita babivamo. Kandi barabarokore bashyizemo n'ishaka bamwibyo. Sasa Paulo arababwira ab'Efeso, rero turashima ibintu byose ubuhamya bwanyu bwaramamaye, byaramenyekanye, ariko iyo nsenze ndabasengera kugira ngo amaso yanyu
mugire umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, amaso yanyu aweze bitume muyimenya. Amen. Kandi mumenye neza imbaraga ubwinshi bw'imbaraga zamuzuye, mumenye neza. Haleluya. Kiri kandi mumenye ko Yesu Kristo yashizwe hejuru ya byose. Haleluya. Hejuru y'imbaraga zose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, byose byashizwe munsi y'ibirenge bye. Haleluya. Kugira ngo mubihishurirwe bitumye muyimenye, mubimenye ibingibi, mubyizere. Haleluya. Ni urugendo rukomeye cyane. Kubera ko narayibona abigishwa ba Yesu atarapfa yarayibabwiye, nzapfa kandi ku munsi wa gatatu nzazuka. Haleluya. Akabibabwira akabasobanurira, ariko byaratize cyane kwizera ko yazutse kandi na marayika yayibabwiye. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu akijijwe ashobora kuhera aho ngaho mu munezero. Uzi ukuntu tuba tubyina, ubutanzabyina mu mbabare uyu munsi. Uzi ukuntu tuba tubyina, umunezero w'agakiza uba ari mwije cyane, ko Yesu arafungura bikaza. Ariko kuba byaje wishimye ntago bivuze ko wageze ku gipimo cya atari, sibyo? Oya, ntawe bihuri. Ubwo umva, twebwe turi abana b'Imana, twebwe ubugingo bwacu bishangwa na Kristo mu Mana, turi imbere y'Imana ishobora byose. No, umva twajya guhimbaza tukanirwa kugira umunezero, ntibishoboka. Ariko uwo munezero tugize ntago bihagije kugira ngo tuvuge ko noneho twamenye ku fullness ya Yesu Kristo neza. Niyo mpamvu Paulo abasengera ngo imitima yabo ihweze. Haleluya. Niyo tugomba gusenga. Kandi niyo mpamvu Yesu yakomeje kuba nabigishwa yarazutse akabigisha, akabasobanura kuva kuri Mose, abahanuzi, akabungura ubwenge kugira ngo babisobanukirwe. Niyo mpamvu tugomba kwiga ijambo ry'Imana, niyo mpamvu tugomba gusenga, niyo mpamvu dushaka kwiherana na Yesu, niyo mpamvu tugomba kujya mu bwiza bwe kugira ngo atwigishe, adukomeze, tugende dukura. Haleluya. Tugaburira umwuka w'Imana uri muri twebwe, imbuto y'agakiza muri twebwe igenda ukura. None nugera muri byandi bikanga gutya bati wapi. Umunsi umwe byashatse gukanga Petero. Noneho Yesu yaragiye abahije umwuka wera bari kumwe. Noneho bafata Yakobo baramwica. Barangije Petero baramufunga, bashaka kuzamwica ubutaha. Ariko marayika aramufungura. Arangije Petero akomeza gukora bya bindi kandi mugenzi we yarapfuye. Urumva izo mbaraga ko yaramaze gusobanukirwa. Bibiliya ntabwo ari Bibiliya ngo kuba barayivuga mu bitabo nyuma mateka y'itorero ukuntu Petero yapfuye. Barigiye kumubamba bati oya, ahubwo jewe mumbambe muncuritse, ntimubambe nk'uko mwabambye umwami wanjye. Ba Stefano batanagendanye na Yesu kuba baje kuza nyuma ngira ngo. Urumva ba Stefano barabati rwose umwami Yesu wa undi mwateye amabuye babwira barangije bamutera amabuye, ariko ubwiza bw'Imana areba mu ijoro abubona. Haleluya. Apfa yizeye. Imana ishimwe cyane. Abantu bose kubutakangwa n'ibiteye ubwoba n'ibindi byose n'ibintu by'inzara n'ibintu icyaha cyazo ukakibona rwose ntugikora kwa wowe nta kindi ugura usibye ukuri. Haleluya. Hari ukuri ugenderamo, hari ukuri kuri muri wowe, ukaba urokora ugira impact ahantu hose. Imana ishimwe cyane. Ukagira urukundo, ugakunda umuntu ukwanga kandi uzi ko ashaka kugambarira. Imana ishimwe cyane. Ukagira urukundo, ukagira ibintu byiza cyane kabisa, ukagaragaza imbuto kandi harimo ibibazo, harimo challenge, harimo ibibazo. Imana ishimwe cyane. Nta kindi kibizana usibye kugenda urushaho kwegera Imana no gushaka kwimenya kurushaho, ukamenya ko Yesu ari hejuru ya byose. Ofete umugenzi cya gitabo cy'umugezi ngo bimeze nk'intare ziziritse. Oya, rwose uba birakanga kuba ibibazo twagiye tunyuramo twese. Ugenda ubibona ugasanga icyo gihe ukitangira kubinyuramo byari biteye ubwoba, sibyo? Byari biteye ubwoba cyane utazi aho bizaturuka rwose, ariko ukanyuramo Yesu akakunyuzamo ukagenda ubona bikanga biri ako bitakugeraho. Urumva ubikanga bitakugeraho buryo kuzageza ubona byarakemutse. Imana ishimwe cyane. Amakuba n'ibyago n'umukiranutsi ngo ni byinshi, ngo ariko Imana ibasha kumurinda muri byose, nta gufa na rimwe ryari rivunika. Imana ishimwe cyane. Ngo hari kurira ko ari umuntu, ngo ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Imana ishimwe cyane. Ngo imigunzu y'intare ibasha gukira no gusonza, ngo ariko ntacazima abagenda bamwubaha. Imana ishimwe cyane. Badamu ntacyo bazakena. Imana ishimwe cyane. Kandi uzagenda ufite imbaraga uneshe. Rero Yesu niwe gisubizo.
oya rwose niyo conclusion birarangiye, nta kindi twakongeraho. Yesu niwe gisubizo, yambereye igisubizo. Haleluya, yambereye igisubizo rwose. Ibi bintu maze imyaka 17 mbirimo, kuva muri 2000 ubwo nari mfite ikibazo rwose ntabasha gusobanukirwa cyangwa se gusobanura uko nabyinyuzamo, ariko ndavuga ngo Yesu niwe ngiye kugerageza gusa, n'usigaye ndamugerageza. Naramwumvise mushiki wajya mumbwira, hari umugabo rwose twabanaga, umusirikare mutoya ariko ukijijwe two Musoni Silver, akoze Musoni Silver nzaza kumushaka, uriya mwana arakijijwe kabisa. Musoni Silver ntabwo yari yararangije amashuri ya primaire, ariko gene nararangije secondaire. Musoni Silver yari private rwose, umusigara utangira, ariko gene ari serije icyo gihe, useje rero umusuzugura ari umukomeye wundi. Haleluya. Ariko rwose Musoni Silver avuga ijambo ry'Imana, ararisoma ararivuga mu bwenge bwe uko arisoma, ariko ryekeje n'imbaraga z'Umwuka Wera. Imana ishime cyane. Ndabati rero Yesu niwe usigaye niwe usigaye kugira ngo mwizere, ndebe ko yankemurira ibi ngibi. Ndamubwira ndaba kabisa n'umutima wanjye wose. Ndaje tariki 9 z'ukwezi kwa 7 ndamubwira, Yesu aza mu mutima wanjye. Tariki 10 mu gitondo numvise umunezero mwinshi utangaje cyane. Ndabyibuka nifotoje ifoto ya mfite Bibiliya yanjye ya mbere ni ya kabiri. Ya mbere sinzi ukuntu byagenze, ndayibura, ariko mbone yingiye. Noneho ndayifotoza nyifite, mvuga ngo uyu munsi nahindutse. Umuntu umwe waje kumfotora yaba ngo suga byagenze bite, ndabaye hari ikintu gisha cyabaye, je nahindutse. Imana ishime cyane. Kuva icyo gihe rero Yesu yambereye igisubizo. Amen. Haleluya. Byandibwe nashinje kurindi cyangwa ibintu nk'ibyo, Yesu yasutse mu isoko y'umunezero muri jewe. Rwose ibintu bigushaka kugaragara cyangwa rekada byararangiye, kubera ko twese ni imbere ya Yesu Kristo dushyirwa hejuru cyangwa tugacishwa bugufi. Imana ishime cyane. N'ibindi bibazo byose umva nyina w'ibibazo yarabikemuye. Haleluya. Yaraje kuranyina w'ibibazo, ibintu biba ngo muri ukweto cyangwa ipantaro rekada. Oya, yaraje nyina w'ibibazo arabikemura. Imana ishime cyane. Amagakiza amindura umwana wayo. Haleluya. Ashyira muri jya ubugingo bw'iteka ryose, amakugira ijambo nta rindi dufite. Imana ishime cyane. Ntabwo nanavuga gutya, navuga ibintu bisanzwe, ariko uyu munsi wa none rwose mfite ibyo mvuga. Imana ishime cyane. Amanu kwiga njya mu ishuri Butare, ngezeyo mvuga Yesu Kristo. Twajyaga muri volcano muri taxi tuvuga Yesu ko turabyizera. Imana ishime cyane. Mu muhanda hirya no hino tuvuga Yesu. Ibi biramba nyifite ahenshi rwose mbavumeze gutya aho naba ndiho, kubera ko ntabwo inkozi isoni, ntabwo ijambo rya Yesu Kristo rinkoze isoni, kubera ko impamvu nta yindi nuko naje gusobanukirwa ko ibibazo bya hano ku isi Yesu niwe gisubizo. Ubu twakomeza tukavuga sasa bazira, ariko rwose ibi ngibi biraryoshye. Yesu yarazutse, ni muzima, yaragikemuye burundu wa mwanzi wa utuma aza kwiba no kwica no kurimbura. Yaramunesheje rwose, ahabwa ubutware. Ntabwo twaguze izahabu n'ifeza bishira, ahubwo ngo twaguze n'amaraso y'igiciro cyinshi. Imana ishime cyane. Ku musaraba we arabikemura, birarangira. Ngo icyatumye Yesu ayishurwa nugira ngo amareho imirimo ya Satani. Imana ishime cyane. Rwose we yarazutse arabimaraho, birarangira. Azukana ubutware n'imbaraga, arangije arabiduhereza nk'itorero. Kuki dufite intege nkeya, kuki uri imbata y'icyaha, kubera iki ntabwo mbatuka ariko mumvira aho umuntu ndabwira. Ubari kuki umuntu ari imbata y'icyaha, kuki umuntu agenda afite umurabi, kuko umugeni umwe afite urwango, yishyira hejuru, nta rukundo. Kubera iki? Kandi Yesu yaravuze ngo umuntu ukora icyaha aba ari imbata y'icyaha. Ngo ariko muzamenya ukuri, kandi ukuri ko kuzababatura. Imana ishime cyane. Ukuri rero yarabivuze ngo jewe ndi uwo kuri, icyatumye mbaho, icyatumye mvukira ngo nuguhamya ukuri. Haleluya. Icyatumye mbaho naje kwisi jewe nuya ngo nuguhamya ukuri, kandi ukuri yumva ijwi ryanjye. Imana ishime cyane. Pilato abanga ukuri niki, agenda atategereje igisubizo, yaragiye gukizwa aba yihombeye. Ubundi bari kumva ukuri ni Yesu, ni umwizera, urabonye ukuri. Imana ishime cyane. Uzajya ukora ukuri aho uri hose, mu byo ukora byose, ahantu hose tuvuga ubutumwa bwiza, tubabwira abantu. Yesu abwira abigishwa be ngo niyo mpamvu rero ngo kwihana no kubabarirwa ibyaha bikwiriwe kubwirwa amahanga yose. Haleluya.
ya mibare ngo 13% sinzi ya percentage y'abantu batarizera Yesu kandi duhari. Imana ishimwe cyane muri quartier ni he bene data no kwihana mbabwiza ukuri ibintu no kwihana nanjye rwose ahubwo ibintu kwishiraje ntabwo ari byo kuko birababaje.